uyu munsi ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu inkuru yihutirwa nuko ikipe ya Rayon Sports imaze gutangaza ko izakomeza yatandukanye n'umutoza wayo, ikaba yatangaje umutoza mushya ugiye kwitoza. Nkuko urwandiko rugira abanyamakuru rubivuga, Rayon Sports yatangaje uyu munsi ruvuga ko ikipe ya Rayon Sports yishimiye kumenyesha abanyarwanda bose n'abafana bayo by'umwihariko ko umutoza w'umunyatuniziya yitwa Afmia Lofty ari umutoza wayo mushya. Umutoza yasanzwe atoza ikipe ya Mukura Victory Sport. Umutoza akaba azayitoza muri iyi sezo ya 2025-2026, akaba yayo kontare mwaka umwe. Ibi kandi biraba mu gihe Rayon Sports yarangije ku mwanya wa kabiri wo muri sezo 2024-2025, ikaba yitegura gukina imikino mpuzamahanga aho izabitozwa n'umutoza w'umunyatuniziya yitwa Afmia Lofty niwe mutoza uzatoza Rayon Sports, nk'uko ubuyobozi bwa Rayon Sports buyobowe na Tadeo Twagirayezu bwabitangarije abanyarwanda. Ibi kandi biraba mu gihe hari indi nkuru iri ku mbuga nkoranyambaga ishyushya abantu cyane, aho hagaragaye ifoto ya Mwireke Violette bimwihero w'ikipe y'igihugu Amavubi yambaye imyenda y'umukara n'umweru. Abafana bakaba bavuga ngo dongo yarabishemo n'ubundi ari umufana wa PL. Ubu tugiye kubageza rero nk'uko tubigesha Radio Rwanda mu rugo rw'imikino urutonde rw'abakinnyi barenga 10 bose Rayon Sports yaba yarekuye. Hakaba n'abakinnyi nanone bagera kuri 6 Rayon Sports iteganya kugura. Tujye muri Rayon Sports nyamuneka. Muri Rayon Sports duhere ibe duhere ko zandani zaraye zingezeho twari turi ari byinshi. Duhere kuri liste y'abasohoka. Nawe urayifite se? Inka yanjye bikorwa rwese bayimuhaye saa 12:30 z'umugoroba ku munsi w'ejo. Nayibura nte koko. Areko shaka kugira ngo nemere kwifite liste tubwira umubare. Reka mbanze manure. Genda manura amazina. Oya wivuga amazina. Ariko aretse nkamanura. Uvuga uti mfite abakinnyi 6. Genda manura amazina mwego muragenda mubara. Erega ni ababyeyi barabigishije. Rero we Axel agiye kujya avuga amazina. After list y'abakinnyi 14 bagomba gusoga muri Rayon Sports. Urwo rutonde rwari rurerure cyane. Nka rero. Rero twe tuvuga impamvu. Kuko harimo abasoje agiye cyane. Yagiye bita Kadime we yagiye. Nurucabana. Kadime yagiye ubu tuvugana yanamaze kugera muri Senegal. We yaragiye yagezeyo. Baramubwiye bati niba wifuza amahoro ashinjwa gutahira. Ashinjwa iki? Gutanga match. Baramubwiye bati match nk'eshatu watanze ku giti cyawe igendere. Twacane wazima. Yego. Hanyuma undi ni mugenzi we nawe ntago agomba gusigara ndi kuri yo. Kuri listanye namufiteho. Ndi kuri Patient ni ikibazo cy'umusaruro. Umusaruro rwose. Wese umufiteho. Wowe umufiteho kuri list. Patient romango aba bakinnyi dufite umuna Ibera tunguwe. Patient arantunguye nabaragenda yongeremo gake. Ariko Patient birumvikana ko umusaruro we wari nkene pe. Urumva? Anayitwa Nsabimana Amabirisi. Aimable Nsabimana yarasigaje umwaka umwe w'amasezerano, ariko arashinjwa iki? Kugumura bagenzi be. Cyo ni cyambere ashinjwa, akongera agashinjwa kujagaraza komite. Ko babyise bwa mbere na mbere yahagaritse imyitozo. Urumva? Kujagaraza komite. Reka mutemwiza. Ari umugabo amakuru avuga ko ari umugabo bigeze kwandikira ibaruwa bamushinja ngo kuyobya ibyogaruro. Abahungu bazanyica pe. Ngarashimwe kujagaraza komite. Iyo mpamvu ibaye ya kabiri ku yindi narinzi y'umugabo wakoraga mu bintu bya tekinike bakamushinja ngo kuyobya ibyogajuru. Impamvu kuyobya ibyogajuru. Urumva statement ipera kozo. Kujagaraza komite. Yajagaraje komite bwa mbere. Avuga ngo hari amafaranga bamufitiye, hagarika imyitozo. Urabyibuka sezero rwose ikiri mbise. Icyo gihe Aimable ameze neza n'abari uburyo ameze neza aheraho ahagarika imyitozo bigora komite. Binavugwa ko yanagumuye bagenzi be no kugumura bagenzi. Yego. Bavuga ati imyitozo ihorera cy'abaduhembe. Kagiye Axel. Yes, akaza uwo bita Bugingo Hakimu BH24. Hakimu yamaze gusinyira ikipe imwe imbanziriza amasezerano. Hari ikipe ngo yasinyiye pe pre-contract. Yaranabibabwiye Hakimu yishyizeho umukira avuga ati hano mu Rwanda. Hano mu Rwanda. Ni Kigali. Ngo bagiye kumwongera amasezerano yaravuga ati rero nyewe urayize ngo yimene hano. Ikipe avuga APR. Avuga APR ko yajya gufasha Claude kuri gatatu, ngo bakaba abakinnyi babiri nyine bagomba guhanganira umwanya. Rwose yababereye imfura avuga ati yasinye hari. Yes. Omalenga Fitina ashinjwa iki rero? Ashinjwa gutanga amakuru y'ikipe. Kabigarutseho. Ku adversaire yamugiraho gutanga amakuru y'ikipe kuri adversaire no kuyobya nawe umuganga
abareba baravuga bati umwarimu wacu twari dufite Ombolenga yaramuyobeje amujyana ahandi hantu kuri adversaire zo ni za ndani z'abareba bamenye kuyihe matches urumva ibyo byihore kuri match ya Peace Cup bavuga bati finali kabisa yebeje umuganga wa Rayon aravuga turiya muntu ni wari umaze iminsi adufasha izi match dukubise nimutamutwara ntabwo tuzagera ku byo twiyemeje urumva Ombolenga hakaza Kanamugire Rogers Roger arimo Roger baragira bati tugiye kujya muri CAF Confederations Cup dukina nimero 6 kabisa gutandukanye n'urwego rwa Kanamugire Roger amakosa none se ko bose bajya babazana tukabona Kanamugire Roger n'umundi Kanamugire Roger mwiza umunyarwanda ukiri muto umusore muhanga abafashe umwanzuro wo gukura Kanamugire Roger muri Rayon Sport ufashe umwanzuro utari bisubireho cyane nanjye ndabona rwose Roger niba Kanamugire Roger mwamukize kuri liste y'abavamo arashinzwe iki mbere na mbere no nyine urumva abakeneye ni karibu ngo nta kosa we ni karibu y'abakinnyi bakeneye ni karibu y'abakinnyi ukuri abakinnyi b'abanyarwanda ni imari Kanamugire Roger umwana w'umunyarwanda uhamagarwa aho rukomeye agatabara igihe ba Richard baravunitse n'abandi ntari amarotasiyo y'abanyamahanga n'iki umuntu bita Kanamugire Roger yagukinira match zimwe na zimwe za Marine za Etincelles zande za Muhazi zande za kutabanza muri kuri backup nziza yabari backup nziza niba umuntu wamushyize ku rutonde ariho ndakunenze sinzi uwari ariko ndamunenze icyo araza umuvandimwe w'umunyamari yitwa Suleiman Dafe arashinzwe kuza afite imvune rwose akayihisha yaje ngo yaragudutse pe yaje nta buzima afite ariko ubundi iyo bakora test medical ubanza batari no kumuha amasezerano yahisha amakuru yuko yavunitse yakoranye n'inzego z'umutekano n'iz'abaganga iperereza rye test medical amakipe mu Rwanda yakoje medical test byo gushaka inyito z'amakosa ubigendemo gake barakoza kuvuga ibigize icyaha akaba yakurikirana n'inzego fande murangira imbere urimo kubimanuka banza ari inzego bakoranye rwose abo ikipe mu Rwanda ikoresha test medical Gasogi yonyine Gasogi United buri mukinnyi uje akora test medical rwose Dafe yahisha amakuru yaranavunitse hanyuma akaza n'umuvandimwe Musa Haruna Majaliwa yaragiye yananiye ikipe nawe ngomba kuba official nawe yateje imvururu muri yarananiranye hanyuma abandi nabo harimo Master mwana w'ikipe sora mu mwana w'ikipe undi ni Haji nawe agomba kugenda Haji bashinzwe iki baretse gatoya twumve Haji nawe ashinzwe kuvugana n'amakipe hagati muri season kuvugana n'amakipe amushaka hagati muri season bikamusubiza inyuma atuma atakaza concentration Haji ashinzwe kwigumura Haji ni umukinnyi Rayon Sport yatekerezaga kongerera amasezerano no kumuzamura Haji yabonye umwanya ubanzamo muri Rayon Sport atangiye gutsinda ibitego no mu match no mu Mavubi yatangiye kuza ajya kubwira komite ngo munyongeze umushahara noneho mu gihe babikonsideraga ngo batangire kureba aya mafaranga bamwongerera n'ayo yasabaga Haji bikiri muri process ahimba imvune muri imikino ya nyuma murabizi ko atakira ahimba imvune ngo yaravunitse y'urutugu yabeshyiraga ku rutugu ngo ntabwo yumvaga neza baravuga bati Haji uyu muntu twarimo turatekereza kongera amasezerano akabeshya ntabwo ari rirayamo nicyo ngicyo twagiye yes abandi bagomba kugenda nabo kandi baje nyuma bikananirana ni Asanana na Jalo bose Asanana urwego rwabo ruri hasi ntacyo bashinjwa n'urwego ruri hasi Asanana dukuyemo imipira njye nawe wasanga rwose n'umudomino n'umurusha andusha wane pa ari hasi cyane Asanana ugomba kugenda bari baranamutije birumvikana nigana ijuru urumva amutije muri vizi nawe azagumayo azashaka undi ugomba gusohoka ni Sefu Sefu nawe n'urwego Sefu asoje amasezerano kubera ko yarasigiye umwaka umwe asoje amasezerano ubwo rero ntabwo bifashe kumwongerera n'urwego nyine undi ugomba gusohoka ni kapiteni Kevin Muhire bagomba kugenda kubera Kevin Muhire asoje amasezerano Kevin Muhire burarasoje ntabwo bifuza kumwongera noneho ntabwo ari kutabyifuza Kevin nkuko bisanzwe buri sezo irangira afite ikipe avuganyo hanze akabwira ati rero arabanza akajya gutera amezi nk'atatu akazagaruka muri Rayon Sport nkubera avuga ati
biramutse bidakunze nakongera amasezerano ariko ku kigero cya 95% ngo byarakunze pe yamaze kubona ikipe azakina nta kuntu bitakunda kuko n'abaje ba equipe El Merreikh baje kumureba $200,000 by'amadolari Kevin Muhire asita nababwiye ati mujye rwose mushyira hamwe yabahaye ubutumwa komite yayo ubutumwa aravuga ati nimugacika intege hagati muri saison tubira bintu si byiza kandi mube hafi kunzwe rwose n'abareyo kandi mube hafi y'ikipe ari amagambo burya yatangaje amagambo yariyo ni gute match ebyiri za nyuma za Wiklo murabizi ko ari nge bazikoze Nyamirambo twarazikora match ya Vision twari turi ko match ya Bugesera 33 ya Bugesera haje president Tadeo na Roje umwungirije bo baraje kuko bari bemerewe ko cyari gihano nibo bari bemerewe ariko kuri match ya Vision nta waje kuri match ya Gorilla nta waje umuyobozi wa sport uhari yes hari Eric Gisa hari Eric Irambona technical administrator hari none bari zandane mutamenye turi kuri match ya EPR na Musanze ejo bundi ku mahoro yewe muri kamera zanyu z'umutekano muri CCTV cameras urumva nagize gutya mbona umuntu witwa Tadeyo urabona muri za kaburimbo z'inyuma ya stade hari kuri match ya Peri ari kugenda ebana mwendo wa pole kabisa gake kuri treble celebration gake ari gukatari inyuma ahura n'umuntu umwe w'inshuti hamwe ati president bimeze bite kutaza kureba match kandi ko ufite invitation aramubwira ati hari tugahunda tw'akazi njemo hano hatagira n'umuntu uzavuga ko wambonye abonye match ya Sport yari kane kuba yareba match ya Peri nta ibyo nge numva nta kibazo kibirimo ikibazo kiri kuki atarebye match y'ikipe ayoboye nibyo Kevin yamubwiye aho yareba match ya Peri nge numva byaraze bari arega bacitse intege nabo Kevin basaza bahaye Kevin rero aragiye nubwo bari batabyishimiye bari baravuze bati Kevin nagwa akagombye kuvuga aya magambo Kevin urabizi kuri buri match rwose twakugeneraga amafaranga agera mu 1,000 cy'amadolari urumva buriya Kevin ayo mafaranga ngo buri match yo sport yatsinze yitwaye neza Kevin 1,000 ngo barakimuha bakavuga bati Kevin uri mu muntu twaye miliyoni 20 kuri sezimo bunde ya mafaranga bati iyo abarundi ntago byari gukura noneho bagera inyuma hasibye ko banakabije abareyo aravuga bati Kevin twaranagufashije muri la business yawe y'ibara ufite ari mu mujyi urabizi ko twaguteje imbere uri kumva abareyo baragenda bakagiramo inyuma bati rwose iyo tutaza ngo tuhataramire ko warasize ingufuri ariko byo ngibyo nanone uziko amafaranga bahaye Kevin ku mwaka umwe yaguzwe abakinnyi 3 muri phase retour naje kumenya ko Abdoulaye Jaro asana na Innocent na Biramahera Bedi na Suleiman Dafari bane ntabwo barangije miliyoni 21 ndazi ko barira Abedi yahawe miliyoni 2,500 kugira ngo asinye 2,500 urumva hanyuma aho bita Suleiman Dafe yasinyiye ubuntu bure acyo kimwe bamuhaye umushara gusa bamwemereye bamuguza guhembaya acyo bamuhaye ubwo ziracyari zingahe 2,500 asana na Innocent barazamuha gato ko yavuye muri Cameroon bamukabirije mugenzi we uyu mu Aziz Basana avuga ati karawuzi bamuha miliyoni 7 urumva izi 9,500 uwabahenze rero ni Abdoulaye Jaro bamuguze miliyoni 12 burawo niwe wagerageje kubahenda 21,500 mwata kuti ukiri muto ari bane hanyuma usigaje babiri kuri liste yanjye uwanyuma kuri iyi liste undi namugara ko mukanya yitwa Serumugwale Omar asoje amasezerano ntabwo rwose bifashe kumwongera amasezerano ntacyo bamushinja nuko asoje baravuga ati igende ntacyo gushakira ahandi hanyuma umuntu witwa Basane ngo mbere yuko asubira iwabo muri Cameroon ngo yasabye ko basesa amasezerano ariko rero irabyanga uzagira gute Basane izamugurisha ko nawe yavugiye ko afite diru yifuje nyine ko batakomezanya ariko Rayon Sport nyine ngo baracyari kubiganiraho urebye rero mu bakinnyi bagomba gusigara muri Rayon ku rutonde rwawe visa rwa Axel hari usigaye uwo bita Biramahire Abedi Christophe byatunguranye cyane Abedi bavuze bati ko muri phase retour yadufashije igihe Faringanya yaravunitse Abedi agiye ate Abedi ko yahamagaye mu kipe y'igihugu agiye ate
ariko Abedi Rayon Sport irifuza urumva muri bazatangira shampiyona Fani Nganya yakize ari mu ryirye barashaka kumugurira undi rutayizamu bazajya bakinana baringane bakina na Foro Nganya bakaba ari abataka babiri bagomba kugenderwaho bagasanga rero gutungana Abedi atazakina biragoye ariko ibyo birahura n'ibyo byo kujyaho mu kanya Rayon Sport irifuza gutunga abakinnyi bake muri sezo ubu ifite abakinnyi 35 ariko sezita ntabwo ishaka kurenza abakinnyi 25 uribuka urumva 25 Regana ari hano akanagabanya payroll asobanura icyatumye Aperi twari igikombe ibintu bita consistent Rayon Sport gora ihindagura buri gihe uje akazana n'abakinnyi bashya ntibishobora kubakorera ntibishobora gutanga umusaruro muri iki gihe umukinnyi nk'uyu araje akina imikino mike agerageje gukora iyo bwabaga abonye ibitego uramurekuye abashobora kwinjira muri Rayon Sport harimo uwo bita bamugarutseho Bigirimana Beti Bigirimana Beti kuri Rayon Sport nasoje amasezerano muri polisi Bigirimana Beti arasoje imyaka 2 arayimaze urumva shyiramo Tonsele Musengo post ngamba akajeze kare keza cyane baramubonye abyina uka video yambaye akajeze umupira bamwishe Kacharu vuya Musengo Tonsele niwe cyane Kiyovu yamugaruye byarayigoye cyane undi muntu uri kuvugwa nanone n'umwana witwa Pasi muri polisi Pasi sekore kuri Roje kazana Pasi ntacyo za Pacific kure kora Roje gose kazana Pasi same level kabisa no mu kipe y'igihugu ubona ko ya India Chan ubona ko barwanira umwanya ni level zimwe undi muntu nanone rero kuvugwa no mwavugaga mu kanya Jordan Dimbumba ariho aravugwa cyane Jordan Jordan mediateur mwiza cyane mwiza onaguriye sport muri match ya system ya batatu ila system ya batatu akina amaze kwimenyera afahamu ya Lotfi ngira ngo tujye tunabijyana na afahamu ya Lotfi araza gutangazwa umunsi k'umutoza wa Rayon Sport yenda Rayon Sport so itangaza irasohoye ngira appointed itangazo ryo n'abanyamakuru Association Rayon Sport ishimishijwe no gutangaza ko umunyatunisia Afamia Hotifi yagizwe umutoza mukuru mushya wa Rayon Sport Football Club. Nyuma yo kumwakira, perezida wa Association Rayon Sport Bwana Tade Twagirayezu yahamije ko bagiye gufatanya kubaka Rayon Sport nshya itwara ibikombe. Yagize ati: "Turifuza Rayon Sport nshya itwara ibikombe ishingiye ku mbaraga, icyerekezo no kwitwara neza. Abafana bacu bitegure ikipe ibatera ishema kandi ifite intego, ikipe ihatana mu marushanwa y'imbere mu gihugu no muri CAF Confederation Cup." Nyuma yo gusoza umwaka w'imikino wa 2024-2025, perezida Twagirayezu yakomeje agira ati: "Tuboneyeho no kubamenyesha ko Rayon Sport Day, umunsi w'igikundiro 2025, izaba ku nshuro ya 6. Ibi birori bizabera i Kigali hagati ya tariki ya 26 Nyakanga na 9 Kanama 2025. Uyu munsi uzatumikirwamo uzatumirwamo n'ikipe y'ubukombe muri Afrika. Rayon Sport ikomeje urugamba rwo kwitegura umwaka utaha w'imikino kandi iri gusoza ibiganiro n'abafatanyabikorwa bashya bazatangazwa mu minsi iri imbere." Twagirayezu Tade, perezida wa Rayon Sport. Ibyo bintu ariko uribuka ko turi kogeza umupira tukavuga ati ireye kugira ngo itsinde Mukura nuko haza no mutoza n'abakinyi bakomeye ba Mukura. Ayo magambo uribuka nyavuga no kuri abo navugaga kuri ba Jordan Dimbumba. Undi muntu ndani muri Rayon Sport ati wa mwana witwa Ishimwe Abdul. Ishimwe Abdul ukina muri defense ya Mukura. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro Oya TV yabateguriye amakuru ya siporo nayo tuzaya tuyabagezaho nkuko bikenewe.